Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana bane namwe, aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye kuri Imana ibana natwe, Imana itwitaho, icyubahiro ni icyawe. Tugeze imbere y'ubwiza bwawe, ntacyo tuzanye mu ntoki cyaducungura, ariko duciye bugufi kugira ngo twese tuboneze rwose, tubabarire ibyaha n'ibicumuro. Ukimara kutubabariza ubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, utwemerere indirimbo ikubera umubavu uhumura neza. Icyo twanze ni ukora kwa Satani n'ingabo ze, mu izina rya Yesu Kristo. Tumenye Umwuka Wera kugira ngo kanze ategeke ibyo dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo y'105 mu ndirimbo z'Agakiza. Narimboshwe rwose mu mwijima mwinshi, sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite. Haleluya, nsigaye ndirimba Yesu, n'igitangaza pe, n'igitangaza pe, kose n'igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we Wera ni ujya unyobora, Uzangez iwanjye mu ijur amahoro. Iyo ngeragejwe n'umwanzi Satani, ngo niyo nambaye ukwizera. Ijambo ry'Imana niryo nkota yanjye, kandi rizangeza mu ijur amahoro. N'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we Wera ni ujya unyobora, Uzangez iwanjye mu ijur amahoro. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima. Yasaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. N'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we Wera ni ujya unyobora, Uzangez iwanjye mu ijur amahoro. Mu gihe nanirwa mu rugendo rwanjye, ndebesha ukwizera ibiri mu ijuru. Tuzatuma uruho ndetse tuzahazwa, Yesu Umukiza niwe waturaritse. N'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we Wera ni ujya unyobora, Uzangez iwanjye mu ijur amahoro. N'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we Wera ni ujya unyobora, Uzangez iwanjye mu ijur amahoro. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima. Nyasaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. N'igitangaza pe, n'igitangaza pe, rwose n'igitangaza ko Yesu yankijije. Umwuka we Wera ni ujya unyobora, Uzangez iwanjye mu ijur amahoro.
amen amen. Umuririmbyi aratubwiye ngo narimboshywe rwose mu mwijima mwinshi, sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru, nabohowe ingoyi zose nari mfite, haleluya, nsigaye ndirimba Yesu, Imana ishimwe cyane. Bene data, twari tuboshywe na Satani, tuboshywe n'ibyaha, turi mu mwijima, turi mu bibi, turi mu bidafite umumaro, turi mu ivata twigaragura, turi mu isayo y'ibyaha kubera ko tutari tuzi Yesu. Ariko Yesu aje mu isi, Yesu aje kuducungura. Abari bari mu mwijima turamurikirwa rwose, none ubu tugendera mu mucyo, Imana ishimwe. None ubu turi bazima, Yesu Kristo yaraje adukiza urupfu rw'iteka, none turiho, twapfuye ku byaha tuzukana na Yesu Kristo. Imana ishimwe, hashimwe Imana yatwereje umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Bene data, turakwiye kujya duhora dushima ku buntu Imana yatugiriye, ngo ubuntu Imana yatugiriye ngo ntabwo ari ukubera imirimo, nta nubwo ari uko turi beza ngo kugira ngo hatagira uwirata, ahubwo n'ubuntu, ni impano Imana yaduhaye kugira ngo tubeho, kugira ngo tubone ubugingo. Nimureke tujye duhora tuzirikana ubu buntu twagiriwe, ubundi buri munsi dushima Imana, kandi bitume duhora dukora ibyo gukiranuka, bitume duhora dukora iby'Imana ishaka, bitume duhora dukora ibyiza, kuko Imana icyo yaturemeye ni imirimo myiza. Bene data, birakwiye ko dukora imirimo myiza, tukirinda ikibi, tukirinda gusubira muri uyu mwijima, tukirinda gusubira kwa Satani, kuko nta cyiza kibayo. Imana ishimwe. Twari tugoshywe rero, tuboshye n'ingoyi nyinshi za Satani, ariko haleluya, Imana ishimwe. Yesu amaze kuza turabohorwa, none ubu dusigaye turirimba Yesu, dusigaye tuvuga ishimwe, dusigaye tugenda twidegembya. Imana ishimwe. Umuririmbyi wuzuye umwuka aravuga ngo nari kure, ngo nta byiringiro namba, ngo nari mfite, ngo ariko ubu negejwe hafi, ngo n'amaraso ya Yesu Kristo, ngo ubu sinyigenda niganyira, ngo ndi umwana wihoraho. Haleluya, Imana ishimwe. Bene data, twari tuboshywe n'ingoyi za Satani, ariko ubu ngubu dusigaye turirimba Yesu, ubu dusigaye turirimba ishimwe, ubu dusigaye haleluya turirimba urukundo rw'Imana. Imana ishimwe. Ngo ni igitangaza, ngo ni igitangaza pe, ngo rwose ni igitangaza ko Yesu yankijije, ngo Umwuka we Wera ngo niwe ujya unyobora, ngo Uzangez iwanjye mu ijur amahoro. Imana ishimwe. Bene data, ni igitangaza, ni igitangaza ko Yesu yadukijije ubwo twari dupfuye twishwe n'ibyaha n'ibicumuro. Imana ishimwe. Yesu aradukurura, adukuruza urukundo rwe, aratwiyegereza. Imana ishimwe. Hashimwe Yesu Kristo ko yadukunze, hashimwe Imana Data ko yadukunze. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi nyuma yaho Yesu Kristo ubwo yari ari kujya mu ijuru, yaratubwiye ngo ngera kwa Data, ngo nzabohereza umufasha, ngo umufasha ni Mwuka Wera, ngo azabigisha byose, ngo kandi abibutse n'ibyo nasize mbabwiye. Imana ishimwe. Uwo mufasha rero ni Umwuka Wera. Yesu Kristo yaramuduhaye, ni isezerano ryanjye nawe. Ndakwinginga mwene data kugira ngo uyoborwe n'Umwuka iteka, kubera ko umufasha uramufite, atuba bugufi kugira ngo atubwire uko twitwara, kugira ngo atwigishe, kugira ngo atwibutse, kugira ngo haleluya atunihire iminiho. Imana ishimwe. Emera uyoborwe na Mwuka Wera kugira ngo ukore ibyo Imana ishaka, kubera ko ngo abayoborwa n'Umwuka Wera ngo nibo bana b'Imana, ngo kandi ngo tuyoborwe n'Umwuka iteka, ngo nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Bene data, nimureke tuyoborwe n'Umwuka Wera kugira ngo Umwuka Wera azatugeze mu ijuru amahoro.
Imana ishimwe. Bene data, turifuza ko twazagera mu ijuru amahoro. Nawe byifuze guhora uyoborwa n'Umwuka Wera, ukora iby'Imana ishaka, wirinda icyaha n'igisa nacyo, utera umugongo Satani, urwanye Satani azaguhunga, wegera Imana nayo izakwegera, kandi uyoborwe n'Umwuka iteka, kuko nicyo Imana idushakaho. Imana ibampera umugisha cyane. Iyo ngeragejwe n'umwanzi Satani, ndwana iyo ntambara nambaye ukwizera. Ijambo ry'Imana niryo nkota yanjye, kandi rizangeza mu ijuru amahoro. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, birakwiye ko turwana intambara dukoresheje kwizera. Birakwiye ko dutsinda Satani dukoresheje kwizera. Imana ishimwe. Bene data, birakwiye ko twizera ko turi abana b'Imana, kandi Imana yacu ifite imbaraga. Imana yacu irashoboye. Bene data, nimureke twizere Imana, turwanye Satani duhunge, kandi dukunde ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niyo nkota yacu. Imana ishimwe, kandi ngo rizatugeza mu ijuru amahoro. Birakwiye ko turya umutsima utera imbaraga, ari we jambo ry'Imana, tukanywa n'amazi y'ubugingo, ari we Mwuka Wera, kugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, nimukunde gusoma ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana harimo ibyiza byose, kandi harimo ibiyobora umugenzi mu ijuru, harimo ubuzima, harimo imibereho mu ijambo ry'Imana, kandi harimo gutsinda Satani. Ndakwinginga kugira ngo mujye mufata umwanya musome ijambo ry'Imana, nanjye mfata umwanya nsome ijambo ry'Imana, kugira ngo tuzabone uko dutsinda Satani n'ingabo ze. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Bene data, mujye mufata akanya musome ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni impamba idutunga muri uru rugendo, kandi ijambo ry'Imana rizatuyobora mu ijuru amahoro. Imana ishimwe, kandi ihabwe icyubahiro. Tubeho ubuzima bw'ijambo ry'Imana, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira, uko dukwiye kwitwara n'uko dukwiye kugenda buri munsi, kugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro. Ngo nyura mu misozi, ngo nyura mu mataba, ngo aho hose niko harushya umutima, ngo nyansaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Imana ishimwe. Bene data, turi hano mu isi dufashe igihe mu ntambara, tunyura mu misozi, tunyura mu mataba, duhura n'ibikomeye, duhura n'ibiturwanya, duhura n'ibiduhiga, ariko ndagira nkubwire ngo hamagara Uwiteka kugira ngo agufashe. Wowe ntago wakishoboza, wowe ntacyo wakimarira, inshuti ntacyo yakumarira. Mwene data, ndagira nkubwire ngo gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo muri ibyo bikurushya, muri ibyo bikugoye, muri ibyo bikurwanye, muri ibyo biguca intege, hamagara Uwiteka kugira ngo agufashe, kuko we ntago wakishoboza. Uwiteka ntabwo ajya atinda kutwumva. Uwiteka ni ubuhungiro bwacu, niko ijambo ry'Imana ryambwiye. Imana ni ubuhungiro bwacu, ni imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Muhamagare rero agufashe, kuko ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Atuba bugufi, aba bugufi bw'umuntu wari we wese. Muhamagara agufashe muri icyo kigeragezo ufite, muhamagara agufashe muri ibyo bikugoye, muhamagara agufashe muri ubwo burwayi, muhamagara agufashe muri ubwo bukene. Nta wundi wagutabara, nta wundi wakuvugira, nta wundi wakugirira neza Uwiteka atabishatse. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo muhamagara agufashe, kandi ntago ajya atinda kutwumva. Niko umuririmbyi atubwiye. Imana ishimwe, kandi ihabwe icyubahiro. Ngo mu gihe nanirwa mu rugendo rwanjye, ndebesha ukwizera ibiri mu ijuru, tuzatuma uruhu ndetse tuzahazwa. Yesu umukiza niwe waturaritse. Imana ishimwe. Mwene data, mu gihe uhura n'ibikunaniza, mu gihe uhura n'ibiguca intege,
jya urebesha ukwizera ibiri mu ijuru. Wibuke ko mu ijuru hari umunezero, mu ijuru hari amahoro, mu ijuru hari ibyiza byose, mu ijuru tuzanezerwa iteka ryose. Wibuke ko mu ijuru nta mubabaro uriyo, wibuke ko mu ijuru nta marira ariyo, wibuke ko mu ijuru nta gahinda kariyo, wibuke ko mu ijuru nta burwayi bubayo, wibuke ko mu ijuru nta mahane abayo. Ubundi wiringire Imana kandi ukomeze utegereze wihanganye, kuko Yesu niwe waturaritse. Tuzata umuruho, tuzata ibibazo, tuzata ibigeragezo, tuzasiga uburwayi, tuzasiga imiruho n'imihate muri iyi si, ubundi tujye iwacu mu ijuru. Imana ishimwe, kuko Yesu Umukiza niwe waturaritse, aradutegereje kugira ngo aduhe ingororano yadusezeranije. Imana itugirire neza. Mwene data, biharanire kugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Nanjye mbiharanire. Kora ibyiza, ukiranuke, wiringire Imana kandi uyiringire, ni ukuri izakugirira neza. Nanjye nkomeze nyiringire, izangirira neza. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, mwakire, igihe ni iki. Muri Yesu Kristo turamurikirwa. Abari mu mwijima bavamo iyo bageze muri Yesu Kristo, bakagendera mu rumuri, bakamurikirwa, kuko Yesu ni urumuri rwatumurikiye ubwo twari turi mu mwijima. Nawe rero uri mu mwijima, uvemo uze kwa Yesu Kristo, kuko hari urumuri, hari umucyo, hari umunezero, hari amahoro adashira, hari ibyishimo bitarangira. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire, akubere inshuti, akubere umujyanama. Ntabwo uzicuza kumukurikira, kandi muri Yesu Kristo niwe tubonera ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Mwakire, agufate ukuboko, azakugeze mu ijuru amahoro. Imana ibahe umugisha. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko watwohereje umwana wa Yesu Kristo ubwo twari tuboshye rwose n'umwijima mwinshi, twari tuboshywe n'ibyaha na Satani, ariko twohereza umwana wa Yesu Kristo. None ubu turi bazima, none ubu tugendera mu rumuri, none ubu turamurikiwe. Imana ishimwe. None ubu turi abana bihoraho. Mana, bihererwe icyubahiro. Abankurikiranye biteho, bagirire neza, nabo bahe kuzirikana ubuntu bagiriwe. Bacitse intege bongerera imbaraga, bagiye kure yawe bababarire rwose. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami, biteho abarwayi bakize, bafite nimba n'agahinda bamariwe mu mutima, batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira. Wagura umurimo wawe Mana, ugabanya abarimbuka, wongera abakizwa, kandi abatarakumenya bahe kukumenya, badahinduka ubahindure. Urakoze Mwami ko wabanye natwe. Icyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibiteho kandi bagirire neza. Kiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.